Shalom shalom, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Yesu nashimwe. Nk'uko bisanzwe dukomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera komenti, basharinga ijambo ry'Imana. Ni iby'igiciro kudufasha umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha myinshi. Rero dukomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Muri iyi si niko bimera, nta kundi twabigenza, niko twayisanze, nta kindi twayihinduraho. Ariko uyu munsi bishobora kuba ari bibi, ejo bikaba byiza, kimwe n'uko uyu munsi byaba ari byiza, ejo bikaba bibi. Ibihe bihora bisimburana iteka, ariko nkunda kubabwira ko ku Mana honyine niho umuntu yakura amahoro. Ku Mana honyine niho umuntu ahungira, akabasha guca muri ibyo bigeragezo, akabasha guca muri ibyo bihe bibi biba biruhije umutima we, akabicamo neza kandi akabisohokamo amahoro abifashijwemo n'Imana. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana. Nkunda kubabwira ko ijambo ry'Imana ari umutsima utera imbaraga mu buryo bw'umwuka. Yesu nashimwe. Rero bakunzi ba Ruyenzi TV, ndakomeza kubinginga, ni ukuri ndabatakambiye ngo mukristo, mwene data, muvandimwe, muntu usenga Imana, gerageza utunge Bibiliya. Bibiliya igaragara nk'igitabo mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ni igitabo gifitemo ibintu byinshi, gifitemo inyigisho nyinshi. Bibiliya irimo ijambo rituyobora uko tubasha kwitwara muri iyi si, uko tubasha guhura n'Imana. Harimo amagambo meza meza yurura imitima y'abantu, harimo amagambo meza akuyobora uko ukwiye kubaho muri iyi si. Yesu nashimwe. Kandi harimo amagambo meza akuyobora inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe. Ni ukuri nimugerageze mushake Bibiliya. Gutunga Bibiliya ni byiza ku mukristo wubaha Imana kandi akanayikunda. Yesu nashimwe. Tugeze mu mwanya rero wo kumva ijambo ry'Imana. Mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, reka tubanze duce bugufi, dusenge Imana, twihane ibyaha byacu, maze tuyihe ikaze na karibu, nayo itubwire icyo itwifuzaho uyu munsi. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ko uri ndiho kandi uzahoraho, tugushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana, duciye bugufi, abakunzi ba Ruyenzi TV baciye bugufi, nubanze utubabarire, utweze ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro byacu, kuko twarakiraniwe ntitwashyikira ubwiza bwawe. Ariko ndakwinginze kubw'imbabazi zawe nyinshi, ururutsa imbabazi zawe zitugereho, zigere ku bakunzi ba Ruyenzi TV, kugira ngo bumve ijambo ryawe imitima yabo isukuye. Ndagushimiye rero mwami wanjye ko utubabariye, ndagushimiye ko ubabariye abakunzi ba Ruyenzi TV, ndagushimiye ko uri Imana idukunda urukundo ruhebuje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero Uwiteka Imana, rero tugiye kumva ijambo ryawe. Uwiteka, reka abantu, abakunzi ba Ruyenzi TV bagiye kuryumva, rigire aho ribakura ndetse rigire n'aho ribageza, ribabera umutsima ubatera imbaraga mu buryo bw'umwuka. Nanjye ugiye kuribagezaho, Uwiteka Imana, reka nkubere mikoro wirangurure nk'Imana. Urakoze, ndagushimiye. Ngaho nuze ubane natwe Uwiteka Imana. Tuguhaye ikaze na karibu, tuguhaye ikaze na karibu Kristo mwiza, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Rero tugeze mu mwanya tugiye gusoma ijambo dusanga muri Yeremiya ibice 3 umurongo wa 11. Haravuze ngo, umutwe w'amagambo uravuze ngo, Imana yemera kubabarira abihannye. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Imana yemera kubabarira abana bayo bihannye. Ni ukuri nimwihana ibyaha, Imana izabababarira. Reka dusome twumve neza icyo Imana ishaka kutubwira. Turageza ku murongo wa 15.
maze Uwiteka arambwira ati Isiraheli wamusubira nyuma yerekanye ko ari umukiranutsi kuruta Yuda w'umuriganya. Genda wamamaze aya magambo aherekera ikasikazi, vuga uti garuka wamusubiranyuma we Isiraheli, niko Uwiteka avuga, sinzakurebana igitsure kandi ndi umunyembabazi, niko Uwiteka avuga, sinzakomeza kurakara iteka. Icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitose, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo, kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu na babiri mu muryango, mbajyane i Siyoni, kandi nzabaha abungeri bampwaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Amina. Hano Uwiteka aratubwiye ngo nitugarukire aho. Hano hari Isiraheli, ntihashyire izina ryawe. Isiraheli yari Isiraheli ya kera, uyu munsi ni twebwe turi kubwirwa. Imana iratubwira ngo niba dukoze ibyaha nitugaruke, tuze dusabe Imana imbabazi, duce bugufi. Imana iratubwiye ngo nubwo twayicumuyeho, ariko nitugaruka duciye bugufi, ntabwo izongera kuturebana amaso y'igitsure, ahubwo izatubabarira ndetse ikureho n'ibisigisigi by'ibyaha byacu. Ariko nitugaruka, njye nkunda kubabwira ngo nimureke twihane, kugira ngo Uwiteka Imana yururuke, azadukorere ibyo twifuza, azadukorere ibyo dusaba. Yesu nashimwe. Ni ukuri icyaha ku Mana ni ikizira. Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga icyaha. Ariko iyo wihannye ukagaruka uciye bugufi, ukagaruka imbere y'Imana uyibwira uti Imana mbabarira, ukayibwiza ukuri, Imana ni inyembabazi, Imana ni Imana ifite urukundo, irakubabarira kandi igakuraho kandi ikibagirwa ibyo byose. Imana ntabwo imeze nk'abantu, umuntu umukorera uramubabaza akakubabarira, ariko agahora bya bindi wamukoreye bigahora biza. Ntabwo Imana rero ariko bimeze. Ku Mana iyo ikubabariye ibikubabariye, Imana iyo ikubwiye ngo ndakubabariye ibikubabariye, ntabwo yongera ngo ize ihore igucyurira ngo wakoze iki. Ntabwo Imana ari umwana w'umuntu ngo igaruke yongere igucyurire. Ntabwo Imana ijya yisubiraho. Iyo Imana ikubabariye iba ikubabariye. Rero hano wamusubira nyuma, ni uko umuntu aba yarakoze ibyiza, umuntu aba yarakoreye Imana, yarangiza agasubira inyuma mu bidafite umumaro. Imana rero iravuze ngo garukiraho, funga feri yaho ugeze, va mu byaha, kuko ibyaha ni bibi, ibyaha biricisha, ibyaha birakenesha, ibyaha bihindura umuntu nabi, ibyaha nta cyiza cy'ibyaha. Yesu nashimwe. Ibyaha bigutandukanya n'abantu, ibyaha bigutuma uba ikivume, ibyaha. Ariko iyo ugarutse, Yesu nashimwe, iyo ugarutse ukagaruka uciye bugufi imbere y'Imana. Mwese muzi umugani w'umwana w'ikirara, uko yasese umugabane we akajya kuwurya hirya, wamara gushira agatangira ubuzima bukamucanga, ubuzima bukamubera bubi, bukamukomerera, ariko akigira inama yo kugaruka, akagaruka mu rugo kwa se, akagaruka aciye bugufi. Ise aramukunda, abaga ibimasa, bakora umunsi mukuru ko umwana we yagarutse. N'Imana rero niko imeze. Uwo mugani ni Yesu wawuciriye intumwa ze. Ni urugero yari aduhaye ko iyo ugarutse Imana iranezerwa, mu ijuru impundu ziravuga. Ariko iyo isubiye mu byaha, ni ukuri uba uhemutse, uba ukoreye Imana nabi, ubabaje Imana, uba usubije Yesu ku musaraba. Rero bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, nimureke tugerageze tuve mu bidafite umumaro, tuve mu bitanejeje Imana, ahubwo tuyoboke inzira imwe ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Twemere kubabazwa, twemere kurira,
twemere gukorerwa ibidafite umumaro, ariko dutumbire Kristo. Umuntu nakubabaza umubabarire, ntago birakomeye. Umuntu nagutuka umwihorere, ahubwo musabire gukizwa. Umuntu naguhemukira umubabarire we ubwo ataranagusaba n'imbabazi, kuko burya iyo umubabariye wagakomeza akagira iyo nzika, uba umurunzeho amakara yaka ku mutwe we. Ni ukuri nimureke twihane ibyaha byacu, Imana yacu nayo yoroke itugirire neza. Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu ni inyembabazi, ni Imana ikunda abantu bayo, kandi iravuga ngo nkunda abankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Iyo uciye bugufi rero, Imana irururuka, ikaza ikagutabara, ikaza ikakugirira neza, ikaza ikaguhendahenda, ikaza ikakuririmbira. Ni Imana idukunda, ni Imana itwitaho. Nabonye Imana ihanagura umuntu amarira, nabonye Imana igira umuntu neza, nabonye Imana yomora imitima y'abababaye, nabonye Imana igira neza, igirira umuntu neza ititaye aho avuka, nabonye Imana irengera abantu bayitakira ku manywa na nijoro, nabonye Imana irengera abantu bapfukamye bagaca bugufi. Ni ukuri ni Imana ibabarira, kandi ni Imana itinda kurakara, kuko buri gihe dukora ibyaha, turi abanyabyaha. Ntihazagire n'umuntu ukubwira ngo muri iyi si ntago ari umunyabyaha, kuko ijambo riratubwiye ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Ariko se niba ucumuye, niba ukoze icyaha imbere y'Imana, ubashije kwihana gute? Buri gihe njya nkunda kubabwira ngo buri munota, buri segonda, buri gihe ujye uhora usaba Imana imbabazi. Waba uri mu muhanda ukabona umuntu akagucumuza, jya usaba Imana imbabazi. Mu nzira umuntu ashaka kugukandagira atabishakaga, ukaba wamubwira nabi, ujye uhita usaba Imana imbabazi, uvuga iti Mana mbabarira. Igihe cyose wumva ko ugiye hirya y'Imana, igihe cyose wumva hari icyaha kigucira urubanza, jya usaba Imana imbabazi, utiriwe uvuga ngo naha naha. Uri aho ugeze hose mu mutima usaba Imana imbabazi, kandi Imana ibera hose icyarimwe. Imana uri hano irakumva, uri hariya hirya irakumva, uri mu Rwanda irakumva, uri mu mahanga irakumva. Rero mureke tujye duhora duca bugufi, dusaba Imana imbabazi, kuko nayo iratubwiye ngo ntago nituyisaba imbabazi ntago izongera kuturebana igitsure, ntago izongera kutureba nabi, ahubwo izaturebana amaso y'imbabazi. Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Rero nshimye Imana ko ibituburiye ngo tugaruke tuve mu byaha, tugaruke tuve mu bidafite umumaro, kugira ngo yongere tugarukeho n'imbabazi nyinshi. Amina, haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ngushimiye kuri Imana idukunda, ngushimiye kuri Imana ibitubwiye uko tugomba kwitwara, ngushimiye ko uri umurengezi mwiza, ngushimiye kuri Imana ifite urukundo ruhambaye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nsengeye abakunzi ba Ruyenzi TV, ngaho nubagarukeho n'imbabazi nyinshi, ubahe mwuka wera wo kubemeza ibyaha byabo, bace bugufi, kugira ngo wongere ubasange, kugira ngo wongere ubaruhure imiruho n'imihate, kugira ngo wongere ubagarukeho, ubaganirize, ubabwire ibyo ubifuzaho. Kandi ikiruta ikindi Uwiteka Imana, nsengeye ubugingo bwabo, kuko ubugingo bwabo nibwo bukomeye imbere yawe. Urakoze, ndagushimiye rero. Abarwayi ubakize, abafite intimba n'agahinda ubagereho Uwiteka Imana. Ndakwinginze Uwiteka Imana, buri muntu wese mu ruhande rwe mu kibazo afite, wururukubane nawe, wururukire kumurengera, wururukire kumutabara. Ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgota. Amina. Shalom shalom. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira. Ni ukuri, n'abandi mukomeze mukore subscribe, musharinge ijambo ry'Imana, mutere komenti. Ni ukuri muradufasha gukora umurimo w'Imana, kandi Imana irabaha umugisha. Kandi ndashimira abantu barimo kuduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ibashyigikire. Shalom shalom. Ndabakunda cyane, n'Imana irabakunda. Amina.